sha imiruho ni imiruho pe bajya bavuga ngo kwisi haba imiruho ariko maze kubibona pe bayitoshye cyari kincije se Yesu we uko nibagiwe harya umusabana suko bari bujye ku ishuri mana yanjye barajyana yiki nta mafaranga hari minerval ntizishyurwa ibikoresho ntibiraboneka ariko uyu mugabo azajya yirirwa agenda bunga uba yibugiye ko amatariki yo kujya ku ishuri koko yageze ariko si muri make ubu narashatse naherekeje abandi uriya n'umugabo uriya ugiye unabuze ukuntu nabigenza pe ariko reka nze nkwereke ndaje mpamagara umwana mubaze uko bimeze ubu ndinayiza mpamagare na se turahangana kanze nkwereke ndaje ngitware no mu ntoki nta nongera kukikorera ariko mana yanjye nagorwa ese unze mera kwa mbere mpahirizwa nzana nikoreye ugira ngo ndi umucakara umugabo twabyaranye umwana umwe yicaye aho ngaho cyangwa se yiwe yizererera mana we ibi ntabwo bizashoboka kabisa sigofora yanjye yigiye hehe koko ubu ntagazi ko itangira ry'amashuri y'abana ryageze ngo se abe yareba n'ukuntu yajyana umwana ku ishuri so ubu ntagazi yuko kwiga ari ubuzima koko ni nko gusenga buriya n'umuntu udasenga nta buzima bafite kwiga nabyo ni ubuzima rwose so koko ndaje ndamuhamagara ariko mane nataza ngafata umwanzo wo kuntu umwana yajya ku ishuri yewe pe simbizi ntabwo biri busobanuke pe birarangirira mu rubanza turajya mu rukiko turi kunangura turigaranzura twikubite hasi twikubite hejuru icyo nzi cyangwa mbwira uriya mwana wagenda ajye kumureka ubundi se amategeko abereye iki ntabera gukemura ibibazo by'abantu bagiranye bazajya baza no gukemura n'ibyo mu buriri cyangwa muri saro cy'abagabo n'abagore ubu nta nubwo bakohereza leta uriya mugabo ubu ntiyakorohereza leta ibibazo tukabyikemura tusenze kujya kwiha rubanda ariko uretse arabeshyira ubusa reka nze muhamagara ambo papa ndamubuza mama nawe ndamubuza ariko uyu munsi ndakora intambara nawe reka ngende ese mupeko mbona uzumva mbizonje abantu zawe dore ko intoki zagizwe na mama wambyaye nanjye nkakubyara wakicazwa ibyo wicazwa ukareka kuzunuya mishira yawe niba uyivanye pyo mu rutoki ariko se mama iyo ubona nkiri hano abandi bageze ku ishuri uba wibaza iki ngomba nibaza iki ahubwo se avuga ngo so we aba yibaza iki yabonye njyewe ntahawe yicaye ibyo ni ibyanjye mwateguye mujya kumbyara uzabibaze so wateye ntajya kumbaza ngo nateguye ntegura ibiki ko nabonye ngo utwita nari nza hiyo ndi sinabonye indi byimba yarira nkabona uravutse ibyo ngibyo bibazo so kandi ntuzongeye kunyubaho wanjijewe so reka nigendere ndumva nagisubiza umpaye ubundi urwana ese undi wasise numva yajera bashobora kuba baje bazananye nze muhamagare numve ko Samu papa mupenzi ngwino hano tuganira ku kibazo cy'umwana wambyaje ukaba udashoboye no kumurera mugore mwiza nditabye kuko ibintu byose kurwawe usakuza uduhira nk'inzuki ndabirambiwe ngenda bihaze kuko papa mupe nk'ubu ngose uramutse umuntu uvugisha ukuri pe gutangira abana baratangiye bose bageze ku ishuri wewe aracyabunga nka rohombi ahubwo maraza nsunika antera njonogwa ntera intoki njye wagira ngo hari ikintu twapfuye ese wabyaye udashoboye kurera hago wowe futa ukamenya ngo ndabyara waragiye kuri maternité naza n'ahantu wagiye nikahunzaniye umwana ndabyara ibiki ushaka kuba ko uyu mwana atari uwawe ntabwo mbisi nimba ari uwanjye cyangwa nimba atari uwanjye ariko ngenda mwemera gusa ibintu byawe by'intambara mu rugo wowe usakuza ugira gute ibyo kumamagara buri kanya nibyo ndashaka ndabizinuka aho niba rero umwemera mujyana ku ishuri ishuri se oya n'abandi bose njya ko ntiza sindi wowe kuteza ntabwo uriho nawe azari ngo natwe tubayeho simba naho hashye igitoki cyiza kimeze neza igitaramo gitangaza noneho biranyobeye none se wa mugabo urashaka kuvuga ko umwana atazajya ku ishuri umwana ntabyo azajya kwigamo njyewe uko mbibona mbona umwana yaba agahinga nk'uko abandi bahinga umva nta
umwana wanjye aziga niwanga ibyanjye nawe birakizwa na mbuga. Reka nkubwire wa mugore we. Ye nagukunze kandi urabizi. Umwana ntadushwanye amashuri n'amashuri hanaho bigira ubuntu aho bigira ubuntu nazagera. Ngira amafaranga mfite kurira umwana. Urashaka kuvuga ko aho bigira ubuntu se ni hehe? Bigira ubuntu nakaye baguriwe nakaramu. Bigira ubuntu na uniform babona. Bigira ubuntu nabyo kurya babona ku ishuri kuruzi basigaye abana batekera bakanarya. Aho bigira ubuntu ushaka kuvuga ni hehe? Ese ubundi umwana watangiye mu hambere akaba wa nyuma. Igihembwe cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, mu wa kabiri gutyo niba abana mwimuriye n'ubuntu nawe wamenya uwo mwana uri umunyeshuri. Umwambaro w'umwana agenda nka se. Abo wanyuma. Aramwanyuma nyine. Abaretse gatoya agenda nka se. Se rero yavuye mu ishuri nawe navuye mu ishuri. Aha. Agenda nka se narivuyemo nanjye. Ariko papa mupe watuje tukumvikana k'amafaranga utayabuze ariya wirirwa gusangira na bakarori wose ukagenda ukayazana urumva ukarihirira umwana rwose no ku kigo biroroshye wanagenda ugatanga itariki y'igihe uzishyurira ariko umwana akajya mu ishuri. Ariko se mama mupe uraho umuhungu wanjye nzamurira se nanjye ndihirerera ndasura ku ishuri. Sha babivuze ukuri koko kwishuti mbi koko ishaka kukurisha n'ibyo taryaga. Reka nkubwize ukuri kiriya gikundi wirirwamo cyabariya abagabo bariya nibo abantu batumye ubwenge bw'umwana wanjye bucuranguka nibyo byatumye ubwenge bwawe bucurama bariya abantu nutabiriye nukuri ko Imana n'iterambere dutegereje ntize kuzabibona. Umva nta by'umwana wowe nimba wumva ufite amafaranga azamurihirira hamagara umwana cyakoze icyo natiye n'imatera nkayimutiriye uhamagara umwana ugende umwereze ku ishuri abandi bose bagenda nta minerivare bose yikoca yimame sawa bayi bahise bayigiye he uguye he na ariko mukagira imana uno mugabo yaranyobeye ajya kuzarwaza malariya. Erega bari kunganiriraho nkaho batambyaye kuvukira hano birutwa no kubireka. Ariko nungutse ubwenge kanze mpamagara icyana cye no ku mwana wanjye ubundi muhereza iriya matera agenda ajya ku ishuri nashaka agerwa aryamyeyo niba mutuma hazajya kwisobanura. Ariko imatera cye gikina nakimuhambiriye neza. Sha ubu ngiye kwereka ngiye kumubwira se ayijyana agenda ajya ku ishuri nashaka agerwa aryamye muri dorm nk'abandi bana maze ubundi niba mubaza impamvu atishyuye sha ababwire bahamagare se bamuhamagare ndabukunda azasebera imbere ya directeur avuga ko nta minerva umwana agomba kubona. Mupenzi Karame mama vayo hano. Ariko se mama ko mbona nzaniye matera ugiye kunuma kuryama. Umva genda uzaryame ku ishuri aho wiga ubundi uzatira amakaye nk'abandi bana. Amakaye yo nta mafaranga yayo mfite. Ambo nimba umaye matora nzayena ndyame nzakuryamira ko. Urakaryamira ibitoki no guhaha. Hani soni ngo karasubiza. Umva so yakwihakanye none urangije nanjye none umva fata matera ugende ujya ku ishuri. Yari ujya ku ihena yo haryamye so wowe wa ntayinda yawe nako tukabyarana. sawa reka ngiye. Ariko Imana yari mu ijuru n'isi urangiza ukarema abantu ubundi ugashyiramo papa mupenzi koko wananiranye. Uvuga kuri ya mwana wanjye ko mwohereje ku ishuri nta kayi nta tike ese ubundi yaragenda n'amaguru. Yego kwe yewe nanjye naragoye koko gasho ubwo ko nta karamu ubagiye kugenda aryame gusa aryame sabwa n'indi uri umukuru ko nabanye ku kigo umuntu hagera bakabanza kureba niba umwana yarujuje minerivare ariko babaza ibintu we Yesu we mbega amashuri y'iki gihe yawe kabona papa mupenzi ataranize koko nuko kugenda bakahera ku murongo wakoza wishe minerivare wazanye papier hygienique wazanye menya ngo nibikizi n'ibindi bavuga mu bifaransa wa mugani wabo sinanize wazanye ibiki umwana wajya waragiye ubaragiye yume ahagarara mera nk'igiti cyangwengeye cyumye ahubwo muri arahavanwa nijoro cyangwa havanwe n'abazamu cyakora icyonzi cyo mupenzi nawe sha umva nabangagira nta n'umugani n'akabati sha aragiye dusebye koko icyonzi cyo nabaza umuzamu akamubwira ibyaha byose sha niba yibuka nimero za se cyangwa zanjye baraduhamagara icyonzi cyo reka turebe umunsi w'ejo buranzirirwa telefone yanjye nayifunze umva bazagihamagara bagende bagikomere mbarigo nakibwira iki sha nanjye nibereye aha. Yamaye ubugingo ngeza amagingo ye niko muhuba ku ishuri ugezeyo cyangwa ugarukiye mu nzira. Niko mama uzi ibintu ku ishuri basaba nta kimwe n'urujurete matera yonyine. Ngo wiki none se babwira ko na matera nayo wayibonye ubundi bakakureka ukagenda ukajya kuryama siko twari tuvuganye uri bugende wakigumira muri doru ubundi ukabareka bakabanza bakaka ibyo baka ucecetse. Ahubwo se mama ubwo ninje naraye ku marembo kuki se ubusaka kandi ugiye uraye ku marembo. Umva cyakora nkubwire mupe
ngiye guhangana na so kuva hasi kugera hejuru. Amazi ntago ari yayandi pe. Kandi uceceka mubwire ibyo numva nifuza byose nibyo ntekereza ku mutima. Gusa icyo nagusaba cyo uza kubwira so ngo papa mwambyaye mutanshaka. Iryo jambo ndashaka kuryumva kuza kuri mubwire. Nuhinduka igihwinini nakazi kawe ndaba mbakarabye we na so. Mama nakubwira iki uze kubaga yifasha ubu nge numiwe. Sawa wigendere. Ndaza guhangana nawe. Ubwo hagati yanjye nawe haravamo imbwa n'umugabo ariko itari umugabo uyu nguyu wubatse urugo kuko n'urugo narwo ruranze ruramunaniye. Genda. Mama sawa reka nigire mu. Aro. Imeze bite Karoli we? Shangiye ntago ari amahoro pe. Ubu ndeba none yongera madamu twabaye nk'injangwe n'imbeba neza neza mu turakwipana buri kanya. Ay. Umva ni shida za dunia kabisa. Tinya ko cyacana nakubwaga cyanjye kibi cyanyuma. Sinzi ngo cyatsinze gute kiranungura. None ngo bamwireje yo bigwa nimba ari zahe hose nago mbizi ubu. Ndasabwa itike mu 80, ndasabwa matera, ndasabwa ibiki matera sinzi aho nari mushugurikiye. Ibintu nsabwa wakubwira ngo ubishaka. Kagacura makawe kasundukira hejuru. Wapi nago nzi kibazo gihari madamu yakaniraho shaka rutina katangiye no kunyura ngo ninge wabyaye nzi neza kuyigiriye kwa muganga muri materinete hari nagiye kuri misiyo nkagaruka ngasanga yarabye ariko atangiye kunyegeka umwana ngiye nyine umwana wanjye shaka ngo nabyaye sha ukubizi ni ryari wigeze umbona njya kubyara ngewe shaka ngweze kumwe rero turi inshuti nawe ni mushaka ibyo kwango narihirira umwana ukamushyikira madamu wanjye ubucuti bwanjye nawe twabusubika ndewe ariko se we kutize nago muri ricupa nje ko ntize hari cyo tubaye umva ngwese nagende bangwe imfuri igenda nkase nawe n'imfura yanjye azagende nkanjye nawe atunga umugore nanjye ko namutonza ave mu ishuri nabwenge abazi nuko waho ngaho gusa bari mara mafena ni mafene wanjye nabwenge azi nabwo ibyo gutsinda ikizame byo wibimbwa kugitsinda sikizame ntawe bakopeza akacuzuza ugize kugitsinda ikizame n'ubuhanga sha kangu bwiza uko nakubeshe rero keretse kugira ngo murire kuri icyo kigo keretse bavuze ngo ndagurisha ibyo nunze byose amasambu yanjye yose imbwa noroye nazo nkazishyiramo nkashakira abakiriya nkagira gute rutoke nkatemesha nibwo nabona amafaranga yo kwishyurira mu wanjye icyo ni igihembwe cya mbere gusa ubwo byazagenda gute udashyizemo icya kabiri udashyizemo icya gatatu udashyizemo muri mwaka undi wakangaye oya karo kanje kureba madamu tuyivugane bundi bushyashya nankatira nanjye mukatire sawa kangenda Yamaye ubugingo ngeza amagingo niko muhu kwishuri ugezeyo cyangwa ugarukiye mu nzira Niko mama uzi ibintu kwishuri basaba nana kimwe n'urujurete matera yonyine ngo ngwiki none se babwira ko na matera nayo wayibonye ubundi bakakureka ukagenda ukajya kuryama siko twari tuvuga wari mugenda wakigumira muri doru ubundi ukabareka bakabanza bakaka ibyo baka ucecetse ahubwo se mama ubwo ninje naraye ku marembo kuki se ubusaka kandi ngiye uraye ku marembo umva cyakora nkubwire mupe ngiye guhangana na so kuva hasi kugera hejuru amazi ntago ari yayandi pe kandi uceceka mubwire ibyo numva nifuza byose nibyo ntekereza ku mutima gusa icyo nagusaba cyo uza kubwira so ngo papa mwambyaye mutanshaka iryo jambo ndashaka kuryumva kuza kuri mubwire nuhinduka igihwinini nakazi kawe ndaba mbakarabye we na so Mama nakubwira iki uze kubaga yifasha ubu nge numiwe Sawa wigendere ndaza guhangana nawe ubwo hagati yanjye nawe haravamo imbwa n'umugabo ariko itari umugabo uyu nguyu wubatse urugo kuko n'urugo narwo ruranze ruramunaniye. Genda. Mama sawa reka nigire mu. Madamu reka nkubwire rwose mumusimitwe mu nshuti mumusimitwe mu bavandimwe nawe mumusimitwe mukiriza kwa padiri pate na mwiyambaje ndetse na shehi ntakubeshye muzi ubufasha bwo kujyana Imana ku ishuri birarangiye burundu. Birangiye bite? Arivuyemo nyine. None se wari ugiye kwaka ubufasha nibo bamukubye. Abo ngabo nyine ntabwo bamumbyara ariko baranze tumubyara. Iyo ujya kwa Karoli. Karoli nafite utamworoheye. Muzajya mukundanira mbese kudusukwa gusa nk'ubwo abagore nta kindi kintu mukundaniyeho.
ntabwo ari ubusuhu twajya unyumva neza nimba ari inshuti mbuma bagatembanya agacopa tugasome tukagasoma tukaganira nk'inshuti umugabo akampa ibitekerezo nkamuha ibindi nawe abakobwa batatu bose batsindeye. umva rero nkubwire ubu tugiye kujya mu buyobozi nta kindi kintu kibubi kiraho. ariko rero numva inama z'ubuyobozi atarizo. umuyobozi yaguteye inda umuyobozi aramfunga amafaranga nyabone niba amafaranga mfite n'ubundi ko nayo mfite biratangaza iki. ndagiye ahubwo asike uzamwirerane.